uwo mwavunaga undi mwana byamani wowe mwana se kandi ko nanjye Titi nabwo aha ariko Titi ukuntu uri kwijijisha sha nta bintu byo kwijijisha mwana ahubwo wowe mbwira nuwuhe ko ntari kumenya imana vuga se ko atari wowe na Frank mwavunaga nani Frank uratangira ngaha ntabwo mujya mwemera ibintu ugeze ubimbwira ya twaba dusubiye inyuma turi ready yes tuve muri telefone njye utangira aya ni njyewe none ari hagati ya Titi na Jado uri ku ruhande rwe ni Kanjye ndi ku ruhande rwa Titi pe. Titi Nta mukarita oya nibwo ndiho impamvu ngenda nabishidikanya nabihamya ko nashidikanya kari we ndiho. aha turi ready ibi bintu bya nyuma byo kuvuga ngo uzamwishyurira urabizi nzi kuvuga hari kanigendera aha uzana mwishyura ubu wowe oya yarahita mwishyura ikintu cyo Aha, gusa turi uzaba ready? ibyamu yes turi ready yes action aha nawe wasanga muri kumwe mugari wowe ehe sha ibintu wamukoze si ahubwo reka nanigendera gusa ibintu wamukoze mama uzabyishyura n'abandi sha ninde wakubwiye ko njya nkangwa izera we aha cyane Coding. Har coding. mani bro ntabwo wajya gusura umuvandimwe nani bayabuze John mani bro yewe rero ndagiye oya ntabyo kumufatanya ariko mujye mureka imitima mibi umutima ntabwo ari mwiza pe aha akankwihorera yabyishe Wowe nyine niwe wabyishe wowe uje senga. ngo bimeze vipi man brother Sha neza ntari w'umusaza. ese amakuru ndi kumva niyo man Sha makuru ameze gute se man? ngo wowe na Titi nimwe mwavanaguye Action. nawe ra Kanyumvira. Mana ziko mana natangiye gufata kamuri uri kudushirana. action Shaze ntakubeshye ntabwo niyo mishaka ko baza kunsura tu amakuru wakoze mani wabonye ukuntu bamugize bro sha avandi ibyisi Ubwo nitwavuga ngo action. Cyane. action Ubwo twabivuze. ngira ngo ndi gusoma umugaya agurukaho barakwica